Zaburi 46. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya, n'aho isi yahinduka, n'aho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri, n'aho amazi yaho yahorera akibirindura, n'aho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Hariho uruzi, imigendere yarwo ishimisha ururembo rw'Imana. Ni rwo hera, hari amahema y'Isumba byose. Imana iri hagati muri rwo, ntiruzanyeganyezwa. Imana izarutabara mu museke. Abanyamahanga barashakuje, ibihugu by'abami byagize imidugararo. Ivuga ijwi ryayo, isi irayaga. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira. Nimuze murebe imirimo y'Uwiteka, kurimbura yazanye mu isi. Akuraho intambara kugeza ku mpera y'isi, avunagura imiheto, amacumu ayacamo kabiri, amagare ayatwikisha umuriro. Nimworoshye mumenye ko ari jye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo ni igihome kirekire kidukingira.